niba umukecuru abashe kuvuga nta kiniga nizere ko nanjye bushobore kubisoza. Ndabashimira, ndabanza nshimira abantu bose badufashije, bavuze oncle, bavuze n'abandi batamanshininze amazina, harimo Alice, ikindijije umuryango ubumenyi uri mu kibazo. Umuryango umenya ngiye gupfuka, umuryango ubumenyi ugeze mu bintu bigoye. Je ntabwo nagize amahirwe yo kwegerana nawo cyane, ndavuga abo dufitanye amasano, cyane cyane ko aho twagiye dukura mwumvisha akazi ka muzehe wagendaga akora kenshi yabaga ari ahantu hameze nk'ahitaje. Waraza kwihangana n'inkoresha utunota twinshi, ndaba mbizi ntabwo ari ukwibagirwa ariko nabo nkabizi. Bityo akenshi tugenda tuba twenyine, ariko hari umugabo uri hano utuzi neza, uriya mugabo wambaye ikanzu, umusore. Rero nibo abandi bose bari kure mbabonye. Mvamo mu ishuri njya muri kano kazi kanjye munzimo, bisa n'ibigira abantu busy ntibiduhure nabo, mvamo njya kuba ahandi hatari mu Rwanda. Ubu ngubu nkigaruka nibwo mbonye abantu neza. Ndashimira kuzine mama Espe, muradukunda, mwihangane ntabwo nshaka kumufata, meze neza. Nibyo rero ndashimira mwese, famiye ya muzehe, famiye yo kwa sebukwe, mwakoze ibintu bikomeye mu gihe gitoya. Ndayifite, thank you. Mwakoze ibintu bikomeye mu gihe gitoya. Ntabwo turi abantu benshi kwa muzehe, yatubyaye turi batatu, mumaze kugira abuzukuru batandatu n'umugore umwe. Rero ntabwo tubara, turakura. Ngiye kuvuga kuri muzehe mu magambo makeya. Muzehe yamaze imyaka myinshi ataragira abana, niko batubwira. Kubw'amahirwe nza ndi uwa mbere, bavuze ko hari umukobwa wagiye ariko wowe ntawe nzi. Ubwo nizi nk'imfura. Ubusanzwe asanzwe akunda abana, muragenda mubyumva. Rero agira umwanya wo kumfata. Ubundi muzehe ntabwo baramuvuga, mba mbizi ko bamwumva, ariko nzi ko hari ango ye nzi abandi batazi. Nzi ubushobozi ashobora guha umuntu umwicaye imbere bitewe n'uko ameze, akahava yamukunze. Nari mbizi. Rero kuba yarabonye umutwe uri empty, umutwe uri vide, ukivuka uri mu busa, yangize uko ashaka. Mama warabizi n'ujya ubimbwira ngo abantu buriya ntabwo babizi kuri so ugenda, bitari mu mico, wenda sindamera nkawe, ariko yafashe andera mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, muzehe yakundaga gusenga, muzehe yakundaga ibintu bijyanye n'ubumenyi, yagiraga amatsiko yo gusoma ishuri. Muzehe agakunda ubukorikori. Ibyo bintu no kuko nari umwana we mukuru, byose abishyiramo. Ntabwo nari nzi ibyo ari gukora, byose abishyiramo, kandi byose bigenda bimbera akamaro mu buzima. Ntabwo abantu babizi, wenda ko reka ne kuvuga byinshi kwivuga. Inzira ya mbere yo gusenga, ndibuka twabaga turi gukina n'abana, ntabwo yakundaga kubabaza umwana wundi undi iruhande, cyangwa ngo amwereke ko hari undi mubano dufitanye. Agacunga, agasa n'udusize, cyangwa akantwara nk'ugiye kunyereka akazi nkora, akantwara ahantu mu gashyamba, akambwiriza. Ndibuka ko yampaye inyigisho guhera ku myaka mfite kugera igihe numvishe mbihaze mbivamo, kumukurikira ko numvaga Bibiliya narayimenye bihagije kabisa. Akambwira ikintu nkumva twakivuze, akambwira ikintu, ariko muri ibyo byose ikintu yagombaga kunyigisha mu ijambo ry'Imana, yarambwiraga ati rero
ijuru ushobora kuzahura n'abantu bataryemera bakakubwira andi magambo, ariko kondisiyo zo kwinjira mu ijuru ubwazo uzikoze udakorera ijuru, hano ku isi wabana n'umuntu wese neza. Ni ntukice, ntukibe. Nunareba amategeko y'ijuru n'amategeko y'igihugu ubusanzwe usanga byose ari kukwangira, kubangamira undi muntu uwo ari we wese. Andekeraho. Icya kabiri ryari ishuri. Umusore warabizi, nababwira uriya mugabo witwa Musore aratuzi, azi ko twateranaga amagambo n'ibindi. Nta bundi najyaga mu ishuri kwandika, tugira impano yo kwandika iwacu. Akenshi najyaga mu ishuri bakampa note ngufatira abandi banyeshuri kubera ko tunashushanya. Icyo gihe niba ari biology bakaba bazi ko icyo muri kwigaho nimba babimpaye ndi busige shushanyije, bigatuma ntahana amakaye y'abarimu. Umwarimu ukamufatira note akaguha ikaye ye, genda nawe ufatire note mu rugo. Yakaye ugasanga irimo note z'igihembwe cyose. Mama waratuzi rimwe na rimwe n'umuriro udahari tugacana itara rya petrole kugira ngo dukoreshe umwanya dufite yakaye y'umwarimu tuyirangize. Ubundi mu ishuri abantu twiganye muri inférieur, ntaragera mu wakagiye cya section, ntaramenya umuziki, bari bazi ko kuri mu ishuri ntabaho, ariko yari muzehe. Nta mibare bantinyaga mu mibare, yari muzehe. Mu by'ukuri minervare ko ari kujya gufata amatitre nkayazana mu rugo, nta kindi nari nzi ko nigira. Ibyo byose byagiye bimfasha. Nyuma yaho icya gatatu rero ari nacyo nenjoyingaga cyane papa. Okay, ntabwo namwitaga papa ko murabiza amateka yabaye muri kino gihugu. Hari igihe wicaraga mu ishuri uri kumwe n'abana badafite ababyeyi, nkavuga ni nkomeza gukoresha ijambo bo badakoresha bishobora kubabangamira, nkahora mvuga muzehe. Bamwita sogokuru, bamwitundera, ariko mfa kuba mbana nabo neza. N'abaje mu rugo bakomereza utumwita muzehe, ni gake tumwita papa, ariko bikambimwita. Rero muzehe yakunda gushushanya, agakunda kwandika imivugo, we yabyitaga ibirondo. Tugajya muri competition je nawe. Bya bintu rero ntarondogoye nubwo nabisabye, bya bintu byarakomeje. Yarafite ibintu by'umubumbe mu rugo, mubumbe uri hwisi. Tugahera ku gihugu cya mbere akampa histoire agatikinga, akambwira aho giherereye. Ari nk'igihe mpora n'abantu nkababwira ni Brazil, akamaza Brazil nk'uvandavana uyu muntu kubera ko nkibagirwa ko je babimpaye ndi muto. Tukajya ku kindi gihugu akambwira agatikinga, rimwe ngasanga bimwe ntabiza akajya gusoma akazagaruka. So rero tujya mu gushushanya, tugashushanya isi, tukandika ya mivugo, byose byaramfashije. Nagiye hanze njya kwiga ibindi singomba ko mbivuga, sanga biri mu histoire nyinshi. Numvaga binyure ko mbizi wenda ururimi nuko rwari rwahindutse. Ibyo gushushanya no kwandika nize secondaire, ntabwo nasabaga argent de poche igihe navuye mu rugo njya ko nize ndi mu externe kenshi kubera guprofita kwanyigisha. Igihe nagiye muri secondaire ntabwo nasabaga argent de poche. Nakuze nandika ibyapa, niwe muntu wabimpaye bingira akamaro. Na ya ntuza y'imivugo nisanze mu muziki kugeza uyu munota. Nyambona ukunda abandi bahanzi ba struggling babandikira indirimbo, nta muntu uranyandikira indirimbo, ahubwo nawe yaragarukaga komanda akavuga ati hano wabikoze wiruka. So rero yageze igihe tuve muri ibyo, arambwira ati ngeze maze kugera mu myaka nka 14, hari igihe ugera umubyeyi ukumva okay ntacyo ntagukuyeho. Mvamo ubundi rimwe yaje kumbwira, arambwira ngo uzi kirondwe. Kirondwe ndakeka ari abantu bakizi, nagasimba gafata inka cyangwa irindi tungo riba mu byatsi, iyo kagifashe gakunda kubyibuha. Gakunda kubyibuha ko kakunywa amaraso. Natinze ngiye gusoza. Gakunda kubyibuha. Arambwira ati ikirondwe ku nka kiba gisa neza, ariko iyi nka igize ikibazo ntabwo kibaho. Arambwira ati ubu ngubu risamba nkubona urya imiceri n'ibyayi umeze neza, ariko utanyira utekereze kuzakora ubuzima wenyine. Ankorera uko rero twagezeho, ahura na compassion, afata abana neza, abana n'abantu bose neza. Biranshimishije ko papa agiye ndi hano nkagira icyo nkora kandi nta kintu atakoze. Ikindi
ndashimira ko mama nawe mpa rukundo kuri muzehe ahoraga ambwira ko mwizera so n'umunyakuri warakoze twabaye inshuti twakoze byinshi hari byinshi nari kuvuga ariko ndakeka narekera aho ngaho mwakoze kandi kudutabara Yesu ashimwe Yesu ashimwe biragoye kuvuga uyu munsi kugira ngo mvuge muzehe sinarinzi ko ari nje wohagarara aha musezera nk'abatuzi n'abaturanyi n'abo tuva indimwe mwari muzi ko ari nje wari umurwayi ariko byarantunguye kugira ngo muzehe ambanzirize byarantunguye cyane birantungura kandi namurwaje n'ubu nari ntarabyakira neza ariko niko Imana yabibonye kandi Imana inkomeze mbashe kuvuga uwo ari we muzehe ni umuntu wari ukomeye yari umugabo ukomeye cyane Imana yari yarampaye umutware mwiza cyane w'ibyishimo w'umukristo sinamenya kumuvuga ntabwo namuvuga ngo mbishobore mwumvishe igihe twabanye twagize igihe kirekire twarabuze abana ariko njewe ngacika intege ariko muzehe akagira kwihangana hari ukuntu yanyicazaga akanigisha kambwira ngo nutabuzara ariko yakwihangana akazagera mu ijuru akanansengera yabonye nacitse intege bwarakeye tubyara umwana wa mbere agize igihe kinini tumerewe neza twishimye uwo mwana yitaba Imana ni ukuvuga ngo njewe sinababwira uko byagenze namwe murabyumva benshi ariko yaranyicazaga akambwira ngo nuzaza wicara mu nzu uzushimira Imana ko yaduhaye uyu mwana ngo turamufite yagiye mu ijoro ari umuziranenge nkarenzaho kubabara cyane yabona nababaye agahaguruka akansengera ibyo ni ibintu mvuga imbere y'Imana n'imbere y'abantu kandi abenshi nahoraga mbibabwira abo tubana akambwira ngo tw'Imana yahaye umwana akagenda ari umuziranenge wewe twisuka byara ukonsa uzongera kuvuga ngo ntufite umwana akansengera icyo kintu ndakimushimira ni ukuri Imana yari yaramuhaye ubwenge hari ukuntu twicaraga mu nzu uko abantu bagira ibibazo akambwira ngo ntugatinde ku kintu udafitiye igisubizo nubona hari ikibazo kibaye kitakwerekeye cyashupuye ku Mana cyaba ikindi cy'abantu bahumeka ntikigagutwara umwanya kuko utagifitiye igisubizo Imana izabimuhera umugisha kuko ari ryo jambo yakundaga kumbwira kambwira ngo iwe niyo yopfusha ngo afite ukuntu yobyikuramwo bikamuvamo kumva ndamutinya yari umugabo w'imico yari umugabo w'ubwenge ntabwo nigeze ngira impungenge nagiye ahantu ngo ntinde ngo mvuge ngo umutware wanjye arashika ntonganya agiye ntarabona harakara agiye ntabwo turavugana nabi nta n'umunsi n'umwe kurya abadamu bagenda ahantu bagatinda cyangwa bagakora batinze n'abana nareze uretse abanje ni ukuri bo bihamye ntabwo yigeze mbona amerewe nabi kandi yabona ikintu umuntu akoze kitari cyiza akitonda akakubwira nk'utagize ikibazo hari rimwe namubwiye ndetse ko ntarumva untonganya numve hari ikibazo uvuga kunkora ibintu byiza cyane arambwira ngo nta kibazo kandi wagenda ahantu ugatinda niwe utaha ugakora nta kintu ngufasha ndamushimiye kuko yabaye umwizerwa ndamushimiye ko yari umugabo w'ubwenge
umuntu w'imico myinshi, umuntu wavugaga make. Reka tumurekera hose ntashobora kumuvuga. Ikindi nshimiye Imana n'ibyo Imana yadukoreye iduha abana nyuma y'uwo, turishima tumererwa neza kandi duha abana batwumvira badukunda. Imana ishimwe. Ikindi muzehe yageze igihe cyo gutaha, uyu mwana yaragize igihe kinini, bombi ni babiri nyine ntabwo babaga mu rugo, ndetse n'umukobwa wacu aba i Bugande, ariko Imana itegura uyu musore yemera gutaha umwaka ise azataha. Icyo kintu cyaranejeje kandi cyatumye nkomera. Nabonye ukuntu Gitoko yatashe, ayahoraga atubwira ngo tazagumiriye azataha, akabitwizeza, ariko akenshi ni kandi utarabyemeraga. Ariko ejo bundi twumva araduhamagaye ngo aratashe kandi araje burundu. Araza ahageze, yaje mu kwa 12, muzehe kugira ngo azamube hafi, azamurwaze. Imana yadukoreye umurimo. Nasanze muzehe hari umunyamugisha mwinshi. Ikindi ndashimira n'abakwe bacu. Papa Gift niwe mukwe wacu wa mbere, yahagaze mu mwanya w'indwara za muzehe. Iwe turaturana hari i Nyanza. Yararaga ijoro n'umudamu we, bakaruha bakamugeza mu bitaro, bakamuteza amaserumu kugira ngo amugaburire kuko atazaga abasha kurya. Ndamushimira no kugira ngo agere hariya Faisal, n'uwo musore wabigizemo imbaraga, adushakira imodoka, atangiye kuyishaka undi muturanyi wacu aritanga aratuzana. Nawe ndamushimira, nukuri yakoze neza. Ikindi ndashimira umukwe wacu wundi wa kabiri, babi Bugande, ariko yazaga arenze umwaka umwe akatuzanira abana ngo baze batumara irungu. Muzehe hagiye abana bamuzi, baramumenyereye, baramwisiriseho, nukuri abo bana bacu Imana ibagirire neza. N'ejo bundi aritanga, umudamu araza arwaza se kugeza ku munota wa nyuma, n'umutware we yaraje asiga abana, araza hagira icyumweru. Nukuri ntaco batakoze. Shimiye abantu bose badufashije, abantu bose badufashe hariya kwa muganga, abadusuye, abamurwaje, Imana izabagirire neza. Hari abana batanguranwaga ngo nanje ndaja kuharara, nukuri barakoze, ntaco twabona tubahemba. Ikindi reka nshimire musaza wanje, ni Mahoro, nahaguruke mu murebe abatamuzi. Uriya ni umuntu udasanzwe. Kuva muzehe hatangiye kuza kwa muganga, yaraye hanze, yarazengurutse kugeza n'umunsi arangiza. Nari mpicaye n'abana, abaratubaza ngo wa mugabo ukunda kumuba hafi, ukunda kubaza iby'indwara yiwe ntawobaho. Turababwira ngo ntawuhari. Bababwiye ko mpari, baravuga ngo birahagije. Nukuri Mahoro yarakoze, n'abana be barahagurutse, nubwo atari bo bonyine n'abandi. Nukuri ndibuka umunsi tumuzana Faisal, yaraye ahagaze, nta n'intebe ihari, baraharara bahagaze na mwishwa we. Burasha mu gitondo arahirirwa kugeza badushikije seyashika. Mahoro ndamushimiye, sinabona uko navuga. Shimiye umuryango wacu mvukamwe bose, uretse uko mvuze Mahoro wenyine, ariko imiryango yacu yaradusuye, baransuye, barakubiranye kenshi. Shimiye n'umuryango nshakamo, umuryango wa muzehe, nta kintu batakoze. Imana yarakoze. Abana bacu bari i Bugande, abari kure, abari hafi, bose babonye uko baza, abenshi baraje baramusura. Ndashimira Mudagiri, nukuri yarakoze. N'umwana wa mukuru we,
yaraje aramusura avuye mu Bubirigi ahagira ibyumweru 2 ataha ku wa 4 muze harangiza ku cyumweru yarongeye aragaruka. Mutagira Imana imugiriye neza n'abandi bose bazanye nta wavuga ibya muzehe. Reka mbashimire namwe mwese abishicaye aha ndetse guhera ku bayobozi b'itorero n'ukuri babyaye muzehe mu butumwa akaba aribo banamuherekeje. Ikintu cyatunejeje mwese Imana ibagire neza murakoze cyane. Arakoze mama.